tukunze umuntu uzi ngo yifotoreje uzi ngo ateye ate noneho hari na application zigaye ziriho zihindura abantu abo ayo mwita ama photoshop hari nizo bita Snapchat none izo rero nizo zikubagushamo none se wambwira uko ikoranabuhanga naryo niryo rigiye gutanga pass ikoranabuhanga ribaye umurangase nukuvuga ngo amaherezo ariko pastor ndajya nkubaze kitukira aho ngaho wenda nkatwe gwite cyacu abasore ko ubwo byaba ari ikibazo ko wenda tutubaho ubuzima ugasanga nk'umusore afite nk'abakobwa benshi cyane wenda bakundana kuko batazi deja Imana yamuhitiye ni we buzima umuntu yabamo ku buryo byibura atagendera ko kugira abantu benshi cyane bigendera uko warimo dusobanurira ikibazo cyiza cyane uyu musore icyo bita gutendeka gutendeka yes exactly icyo bita gutendeka ako wasanga ari impamvu abantu bagumirwa ugasanga aho bari gushakana bagiye mu kipadiri cyangwa mu kibikira aho se nahamenya ariko wasanga ari impamvu kuko yari afite inkweto ye yaragiye mu kimanza vuga ko mbaye ikaze mwese wakukiye God's Talent TV amazina ni yandi Rera Gloire no munsi nabazaniye umutumirwa mwese abenshi basanzwe tuza kuza kuganira byinshi turaza kujyana ikiganiro cyiza cyane ndakwifurizaho umukobwa umusore cyangwa waba waranashatse ko twese biratureba ukurikirana kino kiganiro kuraza kuza kuryoherwa turaza kuza kuganira nawe n'ubundi ariko reka mbanze n'ubundi mwakire yibwira ukurikiye God's Talent TV aka kanya ikaze murakoze cyane Imana umugisha ku ikaze umpaye kugira ngo tuganire amazina nitwa Muhire Fidel ni umupasitore ni umushumba muri rimwe mu matorero akorera muri iki gihugu cy'u Rwanda itorero rya Zion Temple Ubugesera i Nyamata mwamwumvishe turaganira na Pastor Muhire uno munsi rero sije tuganire cyangwa insanganyamatsiko yacu tuza kuganira gushaka ubw'iki gihe cyangwa se tuganire ni gute umusore umukobwa yamenya uwo bazabana cyane cyane muri bihe byacu uko bimeze rero tutangira n'undi Pastor reka mubaze mwakira abantu dusobanurire urushako ijambo rushako Pastor urushako rero harimo ijambo gushakanye abantu bakuze kuvuga urushako abantu bakavuga bashakanye biba bihita byumvikana ko ari umugabo n'umugore ariko binyura mu nzira nyinshi bifite aho bihera icya mbere ni uko abantu bemerewe gushaka hari imyaka bagomba kuba bujuje hari n'iyo batagomba kuba bemerewe hari abashaka bakiri bato bitemewe ariko noneho hari n'imyaka ngira ngo mu Rwanda ubu yari 21 ariko ntibarabyemeza neza sinahita mbihamya bashaka kuvuga ko wenda yaba na 18 ariko ntabwo birasohoka mu itegeko 18 umuntu abakiri mutoya byibura bateganya ko 21 umuntu abarangije ishuri umuntu ashobora kubona akazi hanyuma rero urushako ni igihe abantu babiri mu muco wacu w'abanyafurika cyangwa se mu bihugu bimwe na bimwe abahungu nibo bajya gushaka nibo bashakisha ariko hari ibindi bihugu uzasanga abakobwa nabo aribo bashaka ariko turavuga ku muco wacu gushaka rero iyo usomye mu migani ibice 19 umurongo wa 14 haratubwira ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be ariko umugore mwiza umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka aha rero haraza kuzamo gahunda nyinshi mu rushako rw'iki gihe abasore bacu abahungu n'abakobwa n'abandi bashatse kuko hari ibintu bibiri hari abashaka hari n'abashatse tuza gusangamo ibibazo abantu benshi bibaza bakibaza ngo ese mbere yo gushaka naba narakoze ikosa ibyo turaza kubireba ariko none ijambo urushako ni ukubaka urugo ni ugushaka uwo muzabana yego yes urakoze cyane tubwiye ku rushako gatwaye tuganira n'ubundi Pastor nibaze ni ubuhe buryo bwizewe umuntu ashobora kumenya uwo bazabana muri no minsi ari uburyo bwinshi cyane wenda umuntu ashobora kurota akamenya uwo bazabana ikindi wenda Imana ishobora kumukubwira mu ijwi hari n'ibyo bita umuntu ashobora kuvuga ngo amuhaye pass urabizi so ni ubuhe buryo bwizewe wenda umuntu ashobora kumenya uwo bazabana urushako rwe mu yandi magambo ndahita njya mu itangiriro kuko byose Bibiliya bivuga nuko abenshi nyine badasoma Bibiliya
itangiriro ibice 24 umurongo wa 42. Noneho turaza kuhasanga isengesho ry'umusore nta nubwo ari we wari ugiye kwishakira, ni umugaragu wa Aburahamu wari ugiye gushakira umuhungu we. Icyo gihe bo niko babikoraga, byaranazamukaga ngo bigere umuco wa kinyarwanda wa kera. Hari abo bitaga abaranga. Abaranga ni iki? Nuko waza kumbaza umugeni nkakurangira wari runaka, cyangwa nanjye nkakubaza nawe ukandangira. Ubu ni ukuvuga ngo urushako rw'iki gihe nta baranga bakikibaho, umuntu wenyine arigendera akishakira. Noneho uyu musore rero impamvu nza gusubiza ikibazo wari ubajije, uyu murongo wa 42 sorry, aravuga ngo maze uyu munsi ngeze ku isoko ndasenga nti Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, niba uhaye urugendo rwanjye umugisha, dore mpagaze ku isoko bibe bitya, umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira nti ndakwinginze mpa utuzi ikibindi cyawe nkweho, akansubiza ati nkwaho ubwawe kandi nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we umugeni w'Uwiteka yatoranije mwene databuja. Ni ukuvuga ngo uyu musore icyo yakoze cya mbere, yaragiye mu gihugu atazi, agiye gushaka umugeni. Noneho biramucanga, ageze mu nzira arasenga, ariko kiritere yasabye ntabwo ari nyinshi, ntabwo ari nkiza b'iki gihe, turaza kuzivuga nazo. We yaravuze gusa ngo yari afite ingamiya nyinshi, bavuga ko yari afite ingamiya ngira ngo 10 zariho ibintu byose, niko babikoraga. Aravuga ati ngeze ku isoko, ariko umukobwa uza kuvoma nkamusaba amazi akanyemerera guha n'ingamiya zanjye n'uwo uruvyo kwitere yagendeyo. Mu kanya gato arangije gusenga Rebeka abarahageze. Warubajije ute se ni ubuhe buryo bwizewe umuntu yabona mu bo bazabana? Ese yarota, yakwerekwa, yasenga, yabaza abandi, yahitamo wenyine? Ibi bintu ni byinshi, byose birashoboka, byose birashoboka. Ariko noneho ndagira ngo mbanze mbwire abadukurikiye, abasore bacu cyane abahungu, ikintu cyo gushaka, impamvu cyabagoye muri iki gihe, bakigize ikintu kitabareba, kamaze nkite gutyo kitatureba, donc responsabilité bashatse kuzishyira ku bandi. Gute? Bazishyira ku Mana d'abord, ngo mbere niba agiye gushaka uwo muzabana babanze ujye kubaza umuhanuzi, ujye mu butayu, urare mu mazi. Ariko igisubizo kiri hafi. Igisubizo navuga ngo uwo muzabana kurimo, akurimo, ukora mushakira kure, ariko uramufite. Uti gute? Kandi kuba kurimo ni wowe uzi, nubwo ugenda ushaka impamvu utabwira abo muhuye bose. Wenda urashaka umuremure, mugufi se, igikara, inzobe, muto, w'amaso manini, w'inyinya, useka, dog. Ni ukuvuga ngo umutima wo nturaza, turabanza kureba inyuma. None se muri wowe gu yawe ni iyihe? Ibyifuzo byawe ni ibihe? Ese urashaka umunini? Barahari, ubu niwe uzagenda ushaka rero. Urashaka igikara? Barahari. Urashaka inzobe? Barahari. Noneho hari ibindi ni bitatu. Hari ubwo tureba igihagararo nuko asa, hakaza kureba umutima, uwo ntiwagihuta umenya, ariwo tuza kureba ku bashatse nabo. Noneho hakaza n'ikindi kiri hagati y'igihagararo, ikimero n'umutima. Urushako rw'ikigero ufitemo ibibazo, ni ukureba ngo se afite akazi. Akenshi bakagenda wenda kuko afite akazi, afite amafaranga, akabaza ngo se akora he. Hari n'abandi, ni ukuvuga ngo biratandukanye. Twese ntabwo duhuje ibyifuzo. Hari abahungu bashaka bafite akazi, hari n'abashaka kuzana none udafite akazi. Akavuga ati uyu niwe nshaka ko tuzatangirana, tuzamukane, kuko ninzana ufite akazi ashobora kuzansuzugura. Ibyo noneho bigatuma n'abakobwa, kubera ko badashaka abenshi bafite akazi, nabo bibaza impamvu abahungu batababaza. Ariko uburyo bwose warubajije bwiza, nta buryo bwiza buruta ubundi, bwizewe cyane, bwose bwakoreshwa. Ushobora kurota, ushobora kwerekwa, ushobora guhanurirwa, ariko ibyo byose impamvu namanutse mvuga ngo akurimo, nuko ibyo bakubwira byose ni hahandi niwe uzafata icyemezo. Ukiri aho pastor, njye nkubaze n'ubundi, umuntu kari mugari wamenya gute se byagufata igihe
igihe kingana gute byibura kugira ngo ubwite no ndabumenye mfashe umwanzuro tubane? Umuntu wo ntiwanamumenya. Umuntu wo ni mugari nyine kuko waruvuze nta nubwo wamumenya, yewe n'abashakanye ntibaramenyana, bagenda bamenyana umwaka ku wundi, ngira ngo ni nayo mpamvu ubu ngubu urubyiruko ntabwo murimo ariko ntimunabibona cyane kuko ntibibafasheho ibyo bita ubutane, divorce. Murazumva gusa, urubyiruko barazumva, yewe ntibashobora no kujya mu rubanza rw'abadivorce ngo bumve n'ibyo bapfuye, reka ntibibafashe, ariko nyine nta n'uwabarenganya. Abanyarwanda baravuga ngo agaho kari ku wundi karahandurika. Ariko noneho kumenya umuntu ugenda umumenya gahoro gahoro. Ni ukuvuga ngo icyambere, ese mbere y'uko uhitamo uwo muzabana wabanje kureba bya byifuzo bikurimo wahisemo, uramubajije nawe akwizeho, kuko nawe nubwo umubaza ntabwo ibyo umubwiye ngo ubwo ari wowe umushaka ngo azahita yemera, nawe azabanza arebe ibyifuzo bye, avuga ati nanjye nubwo ntashaka ntabaza, ariko uyu muntu uje ndabona ahuje n'uwo nshaka, akemera. Iyo yemeye hari abafata imyaka myinshi, hari ababishyira ngo fiyansaye cyangwa se uko mwavuganye ngo bizamara imyaka 3, bizamara imyaka 5, ndetse ahubwo bishobora no gutinda ugasanga bibyaye ibibazo. uko watekereza kugenda umumenya ngo nimba uzamumenya neza, ahubwo ushobora gusanga utazabona n'uwuhitamo bitewe n'uko umuntu arahindagurika uko agenda kure. Ukira pastor, ikibazo nibajije, ese waba udasanzwe wenda ubaza Imana ubuzima bwawe busanzwe, ikintu ujye ukabaza Imana, wagira mu rushaka ujye nko gushaka ukabaza Imana wenda ikagusubiza cyangwa ikakwereka uko muzabana? Kubaza Imana ubaye utasanzwe usenga, noneho ukaza kuvuga ngo ugiye gushaka, hari benshi babikora bakanabatizwa, yewe bakaza no mu nsengero kubera ko yabonye umukobwa asenga cyane. Ibyo nabyita ko ni ukujijisha. Ni ukujijisha. Abasenga n'abadasenga bose bafite amahitamo, bafite amahitamo. Ahubwo noneho umuntu wenda wakwibaza uti se ni ngombwa ko mbere yo kujya gushaka usenga Imana kugira ngo izagusubize ikubwire umuntu? Nacyo nari kukikubaza. Noneho tuba aricyo tuheraho. Uyu muntu udasanzwe asenga, ese agiye gusengera iki kubera ko agiye gushaka? Ni ukuvuga ngo uyu muntu usenga n'udasenga, igisubizo cya mbere natanze, icyo ugiye gushaka ni wowe ugikeneye, ni wowe uzi ikikurimo, ni wowe uzi icyifuzo. Ntabwo nabigereranya no ku isoko kuko ku isoko ni bitoya, ariko nanone bigiye gusa. Iyo ugiye ku isoko uba ufite inzozi z'icyo ushaka, wagerayo mu gaciririkanya, ntabwo ugerayo ngo uterure gusa mu bwonko. Hanyuma noneho kugira ngo uyu muntu ugiye gusenga ntasanzwe asenga, ariko Mana ndashaka ngo ndangire umuntu urimo uranyura mu nzira nyinshi. Twasomye ijambo rivuga ngo umukobwa ndi busabe ndi bubwire, wenda aho gusaba umuntu wasaba ibimenyetso. Ukavuga uti Mana, uretse uku gusenga sintekereza uko abantu bashaka kugira uko ariko, kuvuga ngo wiyirize ufate icyumweru ufate iminsi ngo urimo urasengera umuntu, oya, saba ibimenyetso, usohoke uwo wabonye muri rusange umwegere umubaze ko nagutekerejeho, genda nawe ubyigeho. Aha rero hari abasore benshi barakazwa nuko ngo abakobwa babahakaniye, ngo babahakaniye. None se wumvaga kuko ntimuhuje umutima, kandi wowe umutekereza ntabwo byahise biba automatically ngo uyumve ko nawe yagutekereje. Igihe wafashe umutekereza nawe azagifata, agusubize yego cyangwa oya. Aha rero nkunda kubwira urubyiruko, nubaza umuntu ntukitegure ko aguha yego gusa,
ukiri aho pastor nagira ngo baze ikibazo cyane ni ukuvuga ngo niba ubaje Imana ibimenyetso Imana ikakwerekana uriye ukagenda ukamubwira aramutse aguhakaniye ubwo koko iryo ryaba ari ijwi ry'Imana ntashwe kandi ari Imana yakweretse ibimenyetso ahubwo nyine ubwiyo n'iki ko ari Imana yakubwiye nacyo ni ikibazo ni ukuvuga ngo abantu dukunda kuvuga ngo tubaze Imana nidusubize ese ubundi niba ubajije igisubizo urakibonye icyo gisubizo ubwiwe n'iki ko ari Imana abona wazamo ikibazo ni gute wamwereka ari Imana uko nagisubiza Imana ibisubizo byose yarabiguhaye ibyangombwa byose bijyanye tekereza ko hano twasomye yavuze ko niba urugendo rwanjye uruhaye ihirwe tunge ni amahirwe kuko ashobora kubatana nayo ntayo kuko uretse no gushaka umugeni wo muzabana ushaka akazi nibyo ujya gushaka akazi wabajije Imana akubwira iti jya muri kiriya kigo ariko wagerayo bakaguhakanira ushobora kukabona wagerayo ako kazi kakakugerageza noneho ukajya wibaza utari kwa aka kazi donc ukuntu abantu cyane surtout abanyafurika dufashe kuvugana n'Imana cyangwa gukorana nayo ni nayo mpamvu bitugora twumva Imana rimwe na rimwe dushaka kwifata aho natangiriye ijambo rivuga ngo urubyiruko turimo turahunga inshingano kenshi duhunga inshingano tukazegereza ku Mana kandi Imana nayo twasoma ijambo ryayo ikavuga ngo yahaye abantu yenze kumugira nk'Imana isubiraho gato muri wowe ibyifuzo ibitekerezo ibyemezo ingamba byose bikurimo ariko pastor ndagira nkubaze tukiri aho ngaho wenda nkatwe giti cyacu abasore ko ubwo byaba ari ikibazo ko wenda tubaho ubuzima ugasanga nk'umusore afite nk'abakobwa benshi cyane wenda bakundana kuko batazi deja Imana yamuhitiyemo ubwo ni we buzima umuntu yabamo ku buryo byibura atagendera ko kugira abantu benshi cyane bigendera uko warimo dusobanurira ikibazo cyiza cyane uyu musore icyo bita gutendeka yes exactly icyo bita gutendeka abwiye uriya ntawamenya kuko abatazi ijambo ry'Imana ntabwo ari Imana yamuteganyirije nakubwiye ko muri babandi aratendeka icyambere azi ko azazana umwe mbere yo gutendeka mbere yo kugira ababwiye bose niyicara abanza ahitemo wowe ni ukuvuga ngo ugiye gushaka wabuze amahitamo urabona uri ukabona niwe wabona uri ukabona niwe uri ukabona niwe kuko icyo gihe rero icyo uzakora ni iki icyo uzakora ni ukubanza ukavuga uti se muri aba bose n'ubundi sinzazana bose ninde uri utabandi basi mu beza ninde mwiza ku bandi reka nguhe urugero rw'abamisi abamisi bose ni beza ariko bahita mwabeza cyane niba ariko nabyita sinzi muri babandi bose wabonye 3, 4, 5 mu bakobwa 5 ninde uri imbere y'abandi yego bose barangana barasa hari gihe bigucanga ariko pastor icyo gihe bigucanze rero ni ukuvuga ngo urahumiriza ugafata umwe ukora tombora no oya ntiwatombora ariko uravuga uti ngiye guhitamo uyu kuko simbajyana bose aho kubatende ikindi noneho gutendeka impamvu ari na bibi uhindukira iryarya ikindi uba witeza umutego wuko uyu wahisemo nagera iriya muri bya bindi tuza kureba n'abashatse agahindura uko utamutekerezaga uzaba wiziritse umugozi wo guhora utekereza babandi basi iyo mureka ubuzima twese iyo amahitamo iyo udahisemo neza ngo ufate ibyemezo urangwa n'ubuzima bw'akajagari bwo guhora utekereza uti none se nyine uyu mwarabanye byarangiye ubwo hazazamo no kumwihanganira kuko nawe akwihanganira yego ese tukiri aho ngaho ndagiye nkubaze pastor ni irihe kosa umukobwa cyangwa umusore yagukorera mutarashaka byatuma wenda muhagarika fiança cyangwa muhagarika kuzabana wenda ntitwabyita ikosa rimwe ribaye rimwe ryo nta kibazo ahubwo ni ayahe makosa aya makosa ukiyabona ukabona uyu muntu ntimuzabana ni umuntu
burya byose ndagaruka ku kintu nagiye mvuga, byose bitubamo. Umuntu ukwishimiye n'umuntu utakwishimiye uramibona. Ashobora kukuryarya, abakobwa akavuga ati ntabwo namusuzugura, ntabwo nagira gutereka neza, ariko ibintu bibaye rimwe, kabiri, gatatu, kane, uwo muntu ushatse wamureka. Kuko ibyo ari bukwereka n'umwotsi, n'umwotsi ariko uri kuva ku muriro hasi. Noneho umuhungu akavuga ngo yango ngiye namukunze. Abenshi rero bakunda no kubikora amuciye wenda akazi, cyangwa se imiryango yabo, cyangwa se icyo nakwita wenda ubwiza bugaragara, akavuga ati uyu muntu ngewe ni mwiza. Noneho agashaka kuzana umuntu mwiza, reka mvuge nko gusohokana kwa, atitaye ku bindi ibyo ari byo byose. Ariko uyu muntu niba yagukoreye amakosa mu buryo muvugana muri communication, uburyo muhuza gahunda, uburyo muhamagara ugasanga arakwiteguye, uburyo agusubiza, uburyo ibiganiro agenda kubwira, hari ibyo ari byose. Urabona nge maze imyaka myinshi nyoboye itorero, nahuye n'urubyiruko rwinshi bamba amakuru ubuhamya. Abenshi bagiye babareka kubera wenda ari igihe uhamagara telefone ugasanga ntiriho, ejo ukasona ntayifate, uhita nawe ubibona utari ku muntu bite. Amakosa ntabwo ikosa rimwe ryatuma ushaka gushingira ku makosa menshi, deja byibura amakosa arenze rimwe, abiri, atatu, kandi nayo hari icyo bita amakosa, hari n'intege nke z'umuntu. Intege nke uzibonye kare ukabona ntuzazihanganira, uwo muntu umureke, utaribwa wishyiraho. Ariko ahubwo noneho abenshi ngira ngo ni umuhanzi w'umurundi waririmbye ngo amaso akunda ntabona neza. Ubwo wakunze umuntu, hari n'igihe utabona intege nke, hari n'igihe utabona amakosa, ukazaza kuyabona nyuma mwateye igikumwe, mwavuye mu rusengero, mwatuye, mufite abana, si ibintu n'iki. Ngira ngo nicyo kirimo kugora, kirimo gituma divorce ziba nyinshi. N'abatarazikora bari mu manegeka, abatari mu manegeka bicaye mu mahwa, barimo baribaza se narasenze se ko ndi umukristo n'iki. Abo nabo ni ukubatransfera mu nyigisho z'abubatsi, kuko hari uburyo duhandura bene ibyo byose nabyinjiramo cyane kuko ntibireba urubyiruko. Paza tukiri aho ngaho, hari ikibazo, hari umwarimu watwigishije aratubaza ati ariko se bagutishemo nk'umukobwa mwiza ariko wenda ufite umutima mubi, cyangwa wenda ufite ingeso nziza ariko mwiza, n'undi aratubaza cyangwa se umukobwa mubi wenda ufite uburanga bwiza ariko ufite umutima mwiza, wahitamo iki? None nyuma aratubwira ngo uko abyumva we, ngo umuntu ngo ufite umutima cyangwa ufite uburanga bwiza, ufite umutima ushobora guhinduka. Ibyo bintu wenda wabivuga iki dushingiye ku mahitamo ya gisore? Ntekereza ko ubwo yashatse kuvuga ko umutima wahinduka, ariko isura itahinduka. Ariko n'isura yahinduka, nazo zisigaye zihinduka. Isura kenshi iyo tuvuga umuntu utarifite isura nziza tuba tuvuga igikara cyangwa se n'iki. Ariko muri iki gihe cyacu noneho icyo gisubizo nacyo kirahari, n'isura yahinduka. Ariko nujye bisemo kubera ko umutima ngiye ngendera kuri Bibiliya. Urugo n'amatungo niwo murongo twahereye. Umuntu abiragwa n'ababyeyi, ariko umugore witonda muhabwa n'Uwiteka. Tekereza ko isura nta kivuze, kuko nubwo ayifite akiri mutoya azasaza nayishiri. Noneho aze ari ingare, Bibiliya bivuga mu migani ko kubana n'umugore w'ingare mu nzu ngo bimeze nko kubana n'ikimungu mu magufa. Kimungu uracyumva? Tuvuge wenda ko kuba ufite indwara idakira, ni ukuvuga ngo icyo gihe uhisemo isura, ariko hari igihe utazayibona. Uyu muntu nakuraza ku ijoro, natagukorera inshingano ze, n'abandi bakabona koko yaragusuzuguye, tekereza ko iyo sura uzaba utakibona. Ariko umutima ubaye mwiza, ese ubundi isura ni iki?
nicyo gihe umuntu yakwibaza icyo kindi. Umuntu ufite isura itari nziza ni umuntu umeze ate? Keretse wenda umuntu udafite ubwenge, ariko umuntu ufite ingingo ukora nta isura nta kivuze. Yes, tukirangwa pastor, hari ikintu twavuzeho umuranga cyangwa mvugo y'iki gihe abantu bari kuvuga ngo passe. Ese passe uyivuga nk'iki pastor? Ese ubona ko koko nabyo waba ari umugambi w'Imana ko umuntu yabera umuranga undi? Yes, umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana wararangiye. Sinzi impamvu abantu bakomeza kuwushakisha. Umugambi w'Imana warangiye gute? Imana yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo. Naba ngiye guhitamo nkakubaza. Umukobwa wa runaka uramuzi? Uyu muntu hari amakuru umuziho we umuzi cyane. Iyo passe rero iremewe nta kibazo. Mugihe naba nkwizeye ko utari buze kumpangika nawe. Umuranga mbega n'ubundi nubwo tuvuga ngo muri iki gihe cyacu ntibakibaho, ariko barahari. Umusore araje ashobora kubaza mugenzi we, umukobwa muririmbana, hari ayandi makuru waba uzi kundusha ngewe utamuzi cyane. Iho ni umuranga deje, nubwo atabaye wa wundi wa kera, kuko abakera bo niwe wabaga afite imbaraga cyane, ni nawe wajyaga gusa naho yinjiye muri gahunda igitangira. Uyu muhungu uzamukunde, genda muzi, ariko abiki gihe ushaka kumubaza mu ibanga ntunagaragaze ko ari we wakurangiye. Yes, ndagira ngo nkubaze iki kibazo pastor, ko abantu bajya babana bagakora ubukwe ariko nyuma akaba izo za divorce bavugaga bagatandukana, ubwo baba barabanye ari umugambi w'Imana? Cyawe umusore yabanje kumenya ko umuntu ari we bazabana? Yego, kuko kugira ngo baze kugera ku mwanya wo kubana bombi, erega kunaniranwa reka byite ko kunaniranwa ntibitangaje, ariko ni ikibazo gute? Niba njyewe naragiye gushaka karambagiza umuntu nkamwitegereza, kabaza n'ababaranga, umuntu nkabaza nkamubwira si umuntu umeze bite, tekereza ko kunaniranwa harimo ubwo deja uhise unjyana mu nyigisho z'abubatsi, kuko nizo tubaha, cyangwa se abagiye kurushinga. Inyigisho nge mbaha hari ibyo bita, hari ibintu bine. Icya mbere kikunda gutera ikibazo mu bashakanye, ni ibintu byose ubu byagiye mu mvugo z'amahanga, tushiduka ikinyarwanda cyavanze n'iki, ariko none ndashaka kuvuga ngo ni uburyo bwo kuvugana, communication, miscommunication. Ubu ngubu noneho dufite n'ibiturangaza byinshi. Ubajije umuntu ari kuri telefone, arimo aragusubiza nyuma y'iminota 3, uramubaza ntagusubize. Icyo cyonyine kirimo kirateza ibibazo muri iki gihe cyacu. Noneho wabona asa nahugiye aha, wowe ugahita nawe ugira ibitekerezo bibi, ugahita uvuga uti buriya hari undi. Umugabo yataha akavuga ati ngewe nasangiye n'abandi bantu, hari abagabo twasangiye, umugore agahita azamuka ati ufite abandi bagore bagutekeye. Kunaniranwa ntabwo bananiranwa ngo ni ibindi bintu bitangaje bahuye nabyo abataratana batabona, ahubwo ntekereza ko abantu batanganya kwihangana. Icya mbere ni communication, icya kabiri ni patience, kwihangana, donc umuntu akamenya ngo niba uyu muntu hari icyo tutumvikanye uyu munsi, ariko byibura hakamenya hari ibyiza afite. Tekereza ko gutana, ku divorce ziri kwiyongera, si ikibazo cy'ibibazo, ahubwo ni ikibazo cyo kunanirwa kubyihanganira birimo bizamuka muri iki gihe. Hari igihe umugore atihangana cyangwa umugabo ntiyihangane, kuko divorce ntabwo bombi bayumvikanaho ngo bahite bavuga ngo umwe navuga ngo tuyikore ngo ngiriye neza ngo nanjye nabishakaga. Oya, ahubwo usanga umwe yibaza ati nimumbarize uyu muntu ni iki, yaretse yakwihangana, undi atoya ni wa wundi rero barikosa, ankoreye iki ejo, yakoze iki ejo, undi yakoze iki ejo, undi ntabwo nabivamo, ndahitamo kuba njyenyine. Ariko ibi yahisemo byamunaniye, abyihanganiye,
urugo rwakomeza. Yes, uvuze ku kintu cya communication ngeramo ikibazo. Ese ino communication cyangwa hano tugeze cyane cyane muri generation yacu, ubona communication idufasha iki mu buryo wenda bw'imibanire yacu, cyangwa ubona idafite byinshi iri kwangiza mu rubyiruko ku buryo byatuma wenda idindiza mu muntu wenda gufata icyemezo cyo bazabana, cyangwa ishobora no guteza ibibazo ku muntu guhitamo nabi ku bazabana. Urugero, hari abantu bajya bavuga ngo nk'umukobwa ngo umuntu ifotoza ifoto 100 agapostinga imwe. Wenda yakora izi foto bitewe na tekinoloji bigatuma nyine kiba ikibazo. Uvuga ahubwo noneho ko hari n'abakundana bari online ku mbuga nkoranyambaga. Ubonye ifoto uhita ukunze umuntu, uzi ngo yifotoreje he, uzi ngo ateye ate. Noneho hari na application zisigaye ziriho zihindura abantu. Abo ayo mwita ama Photoshop. Hari n'izo bita Snapchat. Izo rero nizo ziri kubagushamo. None se wambwira uko ikoranabuhanga naryo niryo rigiye gutanga pasi? Ikoranabuhanga ribaye umuranga se? Ni ukuvuga ngo amaherezo abantu benshi bazagwamo. Kubera ko ntabwo ushaka d'abord niba navuga ngo nturamenya icyo ugiye gukora, kuko uyu muntu muri kumwe, umuntu muzabana, umuntu ni ukuvuga ngo niba babaye ubabare, narwara urware, niyishima wishime. Iyo ndi gusezeranya nkunda kubabwira ijambo riri mu Bikorinto. Pawulo yavugaga ku ngingo z'umubiri uburyo zuzuzanya, nkababwira ngo urugingo rumwe iyo rurwaye zose nta matangazo abaho, zihita zirwara zose. Ni ukuvuga ngo rero iyo ushatse umuntu muzabana babaye urugingo rwawe, nubwo n'aba bose wumva ngo baradivorushe, amatelefone ntavaho, abana bameze bate, ese ubu koko neza byaranze uburanze? Ni ukuvuga ngo communication ishobora kukupa mu myaka myinshi, kuko baba bagifite aho bahuriye, baba bagifite urugingo nubwo barutandukanyije, ariko hari imitungo, hari abana, hari iminsi babanye. Kuko twese abantu umuntu ahora yibuka bwa mbere muhura, amagambo ya mbere mwavuganye, urukundo mwari mufite, ukavuga ariko se koko ibintu byabigenze bite iteka ryose. Sindabaza abadivorushije bagiye burundu, ariko nawe ameze nkanjye, nawe azahora yibaza nyine ikintu cyabiteye. None se pastor, tukirangira ngo uvugeho ku bantu batari bashaka communication cyangwa nyine iri koranabuhanga, ntabwo rishobora kudindiza cyangwa gutuma wenda wibeshya ko muzabana? Ni ukuvuga ngo communication y'abatarashaka nayo iri mu buryo bwinshi. Hari ukucatinga mwembi, sinzi niba gucatinga mu Kinyarwanda ari iki. Hari ukuvugana nyine, kuganira. Ni ukuganira. Uku kuganira ku muntu uri hanze nawe uri hano, cyangwa uri mu ntara nawe uri mu yindi, abari mu gihugu bo kimwe, nabasaba ko bagira vuba bakava kuri telefone bagahura bakabonana amaso, bakaganira gutya barebana, ukareba umuntu uko yambaye, ukamureba neza mu maso, murebana gutya. Icyo ni ingenzi cyane. Iyo ni communication iruta amagambo kuyohererezanya. Abari hanze nabo tese tuzabonana dute? Ni ukuvuga ngo icyo gihe nawe uzaba ugiye kwinjira mu nshingano zo kuvuga ngo uzashaka inshuti ziri aho hafi zimuturaniye, zimuzi. Kuryo wahita wemeza ati no muntu nanjye ndamukunze bitewe n'inshuti nyine. Icyambere we wamubona kuri telefone, ushaka kukubeshya kundi ifoto wayibonye, tuyu muntu ndamukunze. Ariko se ndabwirwa n'iki? Shaka inshuti ziri yo hirya, myitwarire, kuko nyuma y'iyi foto hariho uburara butandukanye. Ushobora kuba ari umuhungu w'inzoga, ashobora kuba ari indaya, ashobora kuba afite n'undi mugabo, nabyo mujye munabimenya. Ushobora kuba afite n'undi mugabo, ahubwo ari umudivorce none. Afite n'abana. Ni ukuvuga ngo impamvu wakwegera abandi bantu b'inshuti ze bari hirya, nuko ubanze kubasa, wumva amakuru adahagije, ukabiha igihe nyine cyagiye, wenda ukavuga uti reka mbe ndeba. Noneho ibyo ari byo byose nawe ntiwabura abantu b'inshuti baguha amakuru.
ese urakoze cyane pastor. Ikindi wenda njya nibaza ese ko bavuga ngo nta nkweto ijya ibura iyayo pastor, ariko ugasanga wenda nk'umukobwa cyangwa umusore abayeho igihe kinini urumva arinze anava mu buzima atarabona inkweto ye, icyo cyo urakivuga iki? Iyo nkweto ye nahita mvuga ko ntabwo yayibuze. Icyo ni igisubizo nahita ntanga, ntabwo yayibuze kandi dore ukuntu atayibuze. Hari ibyo kugumirwa buryo uzabaze cyane ku bakobwa niho bigoye. Umuhungu we ntabwo yayibuze, ni ukudahitamo, ni ukuba atarafata icyemezo. Abakobwa nabo abenshi nubabaza ntabwo bazibuze, ahubwo barazanze, kuko abenshi barabarambagiza bakanga. Aba yifuza ibirenze ubwo. Ni ukuvuga ngo abona umusore akabona nawe si washaka, ejo hakaza undi, nuko kugeza ubwo nyine agenda atabonye ya nkweto ye mugana. Bigatuma deja bituma wenda utabona ushaka. Uretse n'ibyo none se amahitamo y'ababikira n'abandi nuko baba batazifite se, ni ukuvuga ngo avuye mu bubikira ntiyabona inkweto ye. Ariko wasanga ariyo mpamvu abantu bagumirwa, ugasanga aho bari gushakana bagiye mu kipadiri cyangwa mu kibikira. Aho se ntamenya, ariko wasanga ariyo mpamvu, kuko rero yari afite inkweto ye yaragiye mu kimanza. Vuga ko hari imiterere yacu y'abantu n'abakobwa, buriya bafite imiterere yabo. Niba umusore aje kumurambagiza aramureba akabona ntabwo ari we yashakaga, atoya akamuhakanira, babiri batatu bakarekeraho. Ntabwo kujya mu kimanza rero byakwica. Byo ni amahitamo biriyansi. Inkweto yari kuyibona, ariko nyine kuba umubikira niyo nkweto yahisemo. Ikindi kibazo ese pastor, abantu bashakanye bashobora kuba barashakanye wenda hakaba hari umuntu cyangwa bijya bibaho, hari n'umuntu wambwiye wenda iyo testimony ho gakeya avuga ngo hari umuhanuzi waje abantu baramaze gushakana akabata Imana iravuze ngo mutandukane, ntibyari bikwiye. Ibyo bintu byabaho. Reka ubwo ni ubuyobe mu bwamaganire kure cyane. Ese Imana dufite Imana irangara se? Dufite Imana yibagirwa? Aba bantu barabanye, Imana iri aho, baranabisengera yewe. Tuvuge wenda baranasezerana mu rusengero. None umuhanuzi araje ngo wowe ngo umudamu si uwawe cyangwa umugabo si uwawe. Icyo ni ikinyoma, iyo ni Satani noneho yo itanihishe. Nta nubwo yohereje abadayimoni, yo yiyiziye yonyine igaragara. Gusa ukiri aho ngaho hari n'ibindi bijya bibaho, ugasanga mu rusengero cyangwa mu byumba by'amasengesho umuhanuzi nabyo barabimbwiye, afata umuhungu afashe n'umukobwa ati Imana iravuze ati nimwe muzabana. Ayo ni amarangamutima. Ibyo byo wabivuga iki? Ayo ni amarangamutima, kuko Imana iduha uburenganzira bwo guhitamo. Nta mpamvu yo kuvuga ngo kuko icyo gihe twaba dufite Imana y'iterabwoba. Icyo gihe none se ahubwo abashakanye bo itabanje kubahuza, igira ikimenyane, igira bamwe igomba guhuza n'abandi yarekeye uburenganzira bwo gushaka. Oya. Ibyo rero ni ukuvuga ngo umuntu ahagurutse, ahubwo uvuga ko n'abahanuzi ubwabo bakeneye inyigisho. Hari abo bita abahanuzi batoya. Burya ubuhanuzi nabwo burigwa, niba wumvise ijwi hari uburyo ubanza kurigenzura, hari uburyo ubanza kurigerageza niba ari ryo, ukabanza ukanabisengera. Ariko guhaguruka ngo wowe noneho ahubwo nanjye nkubwire n'ikindi, n'abo bahanuzi hari n'uhagurutse urabizi abadamu benshi muri iki gihe biyambarira nk'abakobwa, niba ariko nabyita. Aje mu masengesho, ni umudamu ufite abana n'umugabo, umuhanuzi agahaguruka ngo Imana iguhaye umugabo. Ibyo nabyo byabayeho. Umugore akajya mu buyobe akaba atumfite se. Hari n'abababwira atoya wibeshye njye mfite umugabo, uyamubonye ari umukobwa. Kuko burya cyangwa se wabona n'umuntu wiyambariye neza ugahita uvuga ngo Imana ngo iragutabaye, kandi ubwo wenda nta kibazo kindi afite. Icyo gihe rero ikibazo si abahanurirwa, ikibazo ni abahanura, nibo bafite ikibazo. Kandi si bose, hari abahanuzi bazima dufite. Tukiri aho ngaho ndagira nkubaze wenda ko hari igihe urabona ukundanye n'umuntu muri fiyansaye, umuntu wenda yitabye Imana mutararushinga. Ese kuba wenda umuntu yakwitaba Imana byaba ari umugambi w'Imana wenda kugira ngo Imana izaguhuze n'umugambi wayo? Ibyo byo ni igihe cy'umwe kiba cyageze,
nta kindi bisaba, nta kindi kibyihishe inyuma, ni iminsi y'umwe muri wa bandi yageze. Kuko Yobu yaravuze ngo kuko iminsi yategetswe nawe umubare w'amezi atabasha kurenga. Niba muri fiyansaye umwe agiye, ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine ubwo ntimwagenewe kubana, iminsi ye yarangiye. Ntabwo ari ukuvuga ngo wapfuye kugira ngo Imana iguhuze n'undi ya. Ni iminsi umuntu aba yarahawe kubaho yarangiye gusa. Yes, urakoze cyane. Ese pastor, wenda ikindi kibazo, umuntu ashobora kubana n'undi batumvishije ijwi ry'Imana? Murakundanye cyangwa murahujije mwise mwihuza, cyangwa umuntu akiri ashobora kubana n'undi atumvishije ijwi ry'Imana? Ariko ijwi ry'Imana, icyo wita ijwi ry'Imana nagusobanuriye ko kiri mu nzira nyinshi. Ijwi ry'Imana mukeneye kuvuga ngo umuhanuzi aravuze, umuntu agutumyeho. Ariko ijwi ry'Imana rikurimo, wijya kure wishaka ibindi. Rya jwi rikwereka umuntu muzabana, ni ijwi ry'Imana rikurimo. Imana yarariguhaye, uhitemo uwo muzabana, umubwira kwemerere, mubisengere, mukora ubukwe. Ibyo bikaba ibyo biremewe, ibyo biruzuye. Yes, mwakoze kubana natwe. Mwabonye no mutwe twazanye mutumirwa wacu Pastor Muhire, yatuganije byinshi cyane ku rubyiruko n'ubundi n'abashakanye nabo yagiye bavugaho. So rero icyo nababwira cya mbere, kwindi sije mwifuza ko tuzaganiraho, ushobora kuyandika muri comment iyo cyane undi mutumirwa wifuza ko twazabazanira. Ikindi ntimwe gukora subscribe, like niba wabikunze, ikindi sharing n'inshuti zawe, cyane urubyiruko rw'imisi kugira ngo rubone kino cyigisho, ko ni icyigisho kirimo byinshi cyane by'ingenzi. So mwakoze kuba natwe n'ubundi naho ubutaha. Ciao.